umufana yigararize rwose iki byakira izamubwira ngo uzakizwe ngo ugomba kuba umwana mwiza ngo umusore nkawe ukabamo papa mwiza ukabyara ibibebe ndamubwira ngo uzabimbyarire I was like birantunga arataravuga ngo ema ngo taromba sukari ngo winzamura isukari di nkumva ngo utanzamura utanzamura isukari igeze ku gihumbi I was like ukuntu nakunda kwicara then nshyize ukuguru ku kundi neguye agatoza nkashyize imbere nicaye nkuko navuga ngo ukuntu miss bicara ndi umukobwa ndagukunda ku buryo nashaka ntago mfite ukuntu abigereranya buriya naza nagushaka umukunzi to kuko nari mfite isezerano mbwa yige ibyo byose azahinduka harahiye ko yumva nk'ubu ngubu ubwe ngo dukundane wabyemera kuko njye ndagukunda cyane. Gasaro TV uri comment ati umunsi wakoranye n'umuntu bita Yige usamba bari umunsi nawe kuba uyu munsi uye na Yige ubyakiriye gute? Umva ni surprise y'umwaka. Ni cyo kintu rero ukibona Yiga gutunguyeho? Byantunguye cyane nubwo yabwa n'umuhungu ariko murengeye nanze kubyemera neza. Ariko nishimye ndishimye cyane guhura nawe nayaga nkora nkukurikira ndumufana wawe. Urakoze cyane nane ndabyishimiye ko mbonye umufana no tukaba tunakoranya akaganiro gato cyane kandi ndabyishimiye cyane. Hanyuma Yige kuba uhuye n'umukobwa w'icyuki nk'uyu wo byakiriye gute? Surprise cyane burya umuntu urugendo burya yabonye umuntu aratavuga ati c'est bon kwa n'umufana wanjye ndanabyishimiye cyane burya umuntu wemera kuza tukicarana aza nka surprise ankoreye. Then navuga yuko ari ibintu byiza cyane kandi ndanabyishimiye cyane numvisha ahubwo binanshimishije cyane sinzi ko nabivuga. Kutamajije samazina ye nje ibintu nashaka kuko nari ngiye kuvuga navuga ati ahubwo se ko ari surprise. Yakoze nje nitwa Alino Ase umuntu uraho usanzwe akenshi nkunda kurikirana ibiganiro byawe ma comment nanjye ndabona bagiye batera comment nyinshi cyane gusa nishimiye kubona nawe uyu munsi kandi nishimiye ko wahindutse. Niyo mpamvu yatumye matiriza ko umunsi azakora ikiganiro nawe ngomba kuzahura nawe. Wow merci ndabyishimiye cyane. Nanjye banyita Yige Nyuma cyangwa Yige umuhire navuga ko ari izina nkunda gukoresha kuri social media isanzwe niyo email yanjye niyo nkunda gukoresha na nimero de telefone ariko sinkunda kwishyiraho cyane kuko buriya ari igihe umuntu aguhamagara akunda kukubwira ibintu gusanga arimo aragustressa kandi usanga arimo araguca n'intege. So navuga yuko akenshi nkunda gutanga email yanjye niyo nkunda gukoresha niyo abantu benshi banziho. Hanyuma wenda hari warambwiye ati mbona Yige ari mwiza ndabivuga ngiye uko wabimbwiye muri ko mbona Yige ari mwiza ati hari ibibazo numva ngewe cyane ko yakijijwe mufiteho nazamubaza by'amatsiko gira icyo mubaza kuri isa ufite amerwe ko wicaranye n'icyamamare nk'umuntu bita Yige Nyirinkwaya rwose ukurikirwa n'abantu 100 ku Gasaro. Murakoze cyane. Ikibazo cya mbere mfite kubaza Yige nabonye ikiganiro cyawe kwakijijwe numva ni ibintu binshimishije cyane ariko mbenge mpita nibaza ese ko Yige akijijwe wenda ari bya bindi byahise bizava ese uwo musatsi urakora watumye ngukunda cyane nawe uzawukuraho. So navuga yuko then umusatsi numva nta kintu gitwaye umusatsi ni ibintu bisanzwe ko n'ubundi hari abafite dread urusanga njya muri ko then nkara aho nsengera harimo abatipe benshi bazaba bafite dread nafashe dread nyigereranya n'umusatsi dokwe n'umusatsi kuko n'ubundi numva ari ibintu bisanzwe hari urugira afro gasanga afite umusatsi mwinshi ku mutwe ari umutipe bungu benshi batunga imisatsi kuba ko nicyo kintu yumva konze cyane. So navuga ko umusatsi imvuze ko ngiye kuwukora nabambeshye kuko then nkunda umusatsi nkuko navuga nkunda dread nkuko umuntu ukunda dread usanga nyine then umuntu n'inkundi nyine niko navuga then ibintu bya misatsi dread
ni ibintu mbikompara ahantu hamwe mbishyira muri antiparantezi imwe. none se Hugue, akenshi nakunze kuganira n'abatinganyi benshi bakambwira ko umuntu wagiye muri biriya gupfa kubivamo biba bitoroshye. Ese wowe wumva uzabishobora? So navuga yuko kubishobora ntago umuntu aterukankamo abivemo ako kanya, ugenda gahoro gahoro. Ntago ni urugamba umuntu abafasha rukomeye cyane. Gukizwa deni navuga ko ari ibintu byiza kandi binaryoshye. Iyo ubyinjiyemo ntago utuvuga ngo uramaramaje ako kanya, ntago utumaramaza ngo byigemo byose tubyinjiramo ngo bimwe tubyivanaho. Ni ukugenda gahoro gahoro, ntago tubyikuramo byose icyarimwe, ubigendesha gahoro gahoro. Ntago nakubwira ngo nabivuyemo cyangwa se ngo ndacyabirimo, ndacyari muri antiparanteze, niko navuga. Nese akenshi navuga yuko ni ibintu bigenda biza gahoro gahoro, bizaza biraho. Nese akenshi tuzi ko inshuti tuba dufite ziratuyobya cyangwa zikatuyobora mu nzira nziza. Ese Hugue, nka za nshuti zawe ndeza ziri close friends bawe, ubu ritari kuba wabareka abantu utifuza gukomezanya inzira nawe, cyangwa se uzafatira habe bwo ati ntago nabura inshuti kandi ntago nabura inzira nakomejemo? Urakoze cyane kumbajije akantu keza. Then inshuti ubundi baravanga inshuti ikura he? Ku nzira. Then baramutse banagiye ntago nabura inshuti. Ariko akenshi biba bigoye, nka gutya ari umuntu ubukuzi nko mu ishusho ya indi y'ubutinganyi, yakubona agasanga aragutinye, kuko akenshi wenda nabite n'amamuvu ugenda ukina, abenshi bavuga ko uri ushaka gutwika, ushaka kugira ngo umustar tu, abenshi bakabona muri iyo shusho. Wapi ntibumve ko biriya bintu ari nibyo navuze, ni joke bari gufata ko ari nka joke kandi ntabwo ari joke. Njye icyo navuze sinye nkitatira, niko navuga. Kubera ko deni navuga yuko aba bumva ko ari ubustari, ntabwo ubustari wabukira imbere y'Imana ngo bwumvikane. Ibyo ni ibintu ntabwo ubwo nabamvuze ko ngiye guhatiriza kugira ngo mbyinjiremo, ariko nyine ni ibintu umuntu agomba kugenda gahoro gahoro. Ni n'urugamba umuntu aba afashe rurerure rukomeye kandi ruremereye, ariko kubw'Imana kubw'ubushobozi bwayo ntabwo ibona ko ugiye kugwa ntibiri kutakwegura. Irakwegura yarangiza ikakweza n'abantu bakuba hafi bagomba kugukingira ku buryo uzajya utera umuheto mubi, bakunda bavuga ngo ateye umuheto w'icyaha, ikamukingira igashyiraho navuga ingabo n'ingabo. Ni ukuvuga yuko deni ni ibintu ntabwo ari ibintu byirukanka, ni ibintu bihora gahoro gahoro. Gusa ndishimye cyane ku buryo udashobora kubyumva, kuko akenshi nakunda kubona afite make-up nta utuntu ajya kwambara tumeze nk'amabere, ariko ndabona wapi nyine byari byarangoye kwakira kuri umuhungu. Nyine nakundaga gukurikira nkabona ukuntu umeze, imyambarire n'abakobwa, make-up, no kuntu useka amaso, ugatura ntabwo ari umukobwa, ntabwo ari umuhungu, ni umukobwa. Ariko uyu munsi natungwe no kubona wambaye igihungu, nta make-up, nta verine, nta maherena, ntaki. Ni ibintu byanshimishije cyane ku buryo ushobora kubyumva cyane rwose. Amafana yigararize rwose. Hugue, iyo ubona umuntu wenda akwishimiye gutya kuri uru rwego, wowe ubyakira gute? Mba mbyakira ari ibintu byiza cyane, kuko ni ikintu cyo kinyereka ko ari umuntu mwiza uri kuntiza imbago, niko navuga mu Kinyarwanda gitomoye. Tunuvuga ko biba binshimishije kandi nkaba mbona ari inyuma yanjye binshimishije. Hari abantu disa kigira urukundo. Kandi bwa mbere nigeze kugira emotion ku mushiti wanjye, ariko then abona ko biranshimishije, ariko ari ikintu kinguye ku mutima kandi kinanshimishije cyane kandi ndabyishimiye cyane. Twakomeje. Ese Hugue, uriya ushobora kuba, kuko benshi bakunda kuba ko umuntu wabaye umutinganyi adashobora kugira santima z'umukobwa cyangwa ngo abe yabyara. Nk'icyo kintu cyumvishije ntabwo biguca intege ukumva wasubira inyuma? Oya, kubera ko ingamba za mbere njye wazihaye ntabwo ari
umuntu wazimpaye ninjye bifatiye umwanzuro n'Imana yanjye niyo yabiteye kandi niyo yatumye kuba ngeze ahangaha niyo bimfashamo. Ubundi mbere bari bazi kuri makeup bambona kuri channel ubushizi bw'isoni nabukize butanzamuriza ugari n'iki kandi agasilenge kanjye nari natangiye kwifunda kutwe nifite twinshi cyane, ariko then navuga yuko ibintu byo navuga byo gukizwa n'iki ninjye yabyihitiyemo, ntabwo ari umuntu abimitiyemo. Hari akantu wamenye kuri Hugue cyane ngo kagusekeje cyane, ni nk'iki kintu cyagusekeje Hugue yakoze mu dukoryo twose? Nzi neza ko wambwiye ati njyewe njya kuri channel akenshi ngiye gukureba umuntu bita Hugue. ikintu cyanshigeje cyane ni ikiganiro nakoranye na Liza. Liza mugakore niyo mbyutse birananira kubyakira. Izamubwira ngo uzakizwe, ngo ugomba kuba umwana mwiza, ngo umusore nkawe ukabamo papa mwiza ukabyara ibibebe. Ndamubwira ngo uzabimbyarire. I was like birantungara ataravuga ngo ema ngo taramba sukari ngo winzamura isukari di umva ngo utanzamura utanzamura gusukari igeze ku gihumbi. I was like kintu cyasekere cyane nuko nyine amubwira ati igihe cyawe kizagera tu. Ingahita amubwira ngo wese agira samedi we urashaje nyine va mu kibuga, kandi koko arashaje ubwo nabaye muzehe asigaje kugira iki ndaba noneho aho bigeze umuntu bitarine asigaje kwisiga amarange. Urumva ikiganiro cyose yagifashe mu mutwe, cyose yagifashe mu mutwe cyane, ndumva ahubwo byinshi abizi byose. Urumva aho nabwiye Liza ngo yego ngumva ngo winzamura isukari nani kubita iki namwe buri muntu agira samedi yewe, none samedi yanjye nimba yarageze kandi ndabishimira Imana ko samedi yanjye yarageze, kandi ndanabishimira yarize kuko ni umuntu dukunda kuganira nawe sometime rimwe na rimwe ambwira yuko ari mu gakiza ameze neza, afite abantu bari kumwe barimo barafashanya bari kumufasha, kandi ndabishimira cyane kuko yarambwiye ati hari umunsi nzagutumira mu rugo. Ngiye hari akandi kantu k'amatsiko kagashya nabonye usigaye wicara nk'abatipi. Sinzi nimba wabibonye Aline. Nabibonye cyane babyantunguye mpamvu ndi kumwitegereza cyane guhera hasi. Hugue ubundi Hugue vugisha ukuri imbere wicaraga gute bitwereke ku buryo umuntu ukurikiye agasaro TV. Oya nta kibazo ahahise n'ahahise past is past. Navuga yuko kenshi ukuntu nakunda kwicara Then nshyize ukuguru ku kundi neguye agatoza nkashyize imbere nicaye nkuko navuga ngo miss ukuntu miss bicara kubera ko navuga ko then nakunda kwicara nshyize ukuguru ku kundi nk'uko nyine baravuga ati ni inyicaro y'aba miss. Kubera ko nyine miss agomba kuba ashinguye afite umugongo uhagaze neza umeze neza, atari wa wundi ubona hese ibitugu ukabona nyine arahagaze ameze neza. Niko akunda kwicara, ariko ubu ahinduye systeme ubundi kwiga kwicara nk'abahungu. Wow, I'm proud of you kabisa. Wabyakiriye gute ukibona ino nyicaro ya Hugue? Ngiye nakomeje kubibona ndavuga ngo reka nigereze no muri ikiganiro cya mbere ndebe koko ataza kwibagirwa kakakura kakagereka ku kandi, ariko nabonye rwose wabyakiriye gute? Ibiri perfect rwose courage. Thanks. Bayajaje pe kandi nizeye ko atazasubira inyuma kuko byantunguye buriya nabaye surprised. Ushaka wantunguriye abantu yazanye undi muntu kuko Hugue narimenyere ntago ndi kubona ahangaha ubona Rinzi ameze nk'abakobwa ariko ndi kubona ahangaha ni umuhungu. Ushaka ko ufite twin na twin mfite kubera ko then namubwiye ko ni Hugue wa mbere, ariko ni Hugue urimo ibyicaro bibiri. Ni Hugue uri kote ebyiri niko navuga then nuko nabikomeje mu kiganiro cya mbere namwe ko ari Hugue uhari, ariko nyine hari Hugue n'umwe ariko uri mu byiciro bibiri. Hari Hugue uri kuva mu ntambwe y'inyuma, hari undi uri gutera intambwe ariko ni Hugue umwe. Yes, haraho ariko hari Hugue wahahise na Hugue wo muri present mu magambo makeya. Yes, ntacyo reka ngo usubize ijambo mabuja rwose. Uyu munsi n'uwawe uyu munsi bya bibazo nabirambiwe Hugue mwihuriye amaso ku yandi.
uyu munsi ni uwanjye kabisa kuko nagiye no gusenga mu gitondo nagiye muri nibature ngenda nambaye umupira nk'uhindurije siremeye abantu barambwira ati ufite umugisha uyu munsi no mugisha ndawubonye ase ige reka nkwibarize ndi umukobwa ndagukunda ku buryo nashaka ntago mfite ukuntu abigereranya buriya nazo no gushaka umukunzi to kuko nawe mfite isezerano bwa ige ibyo byose azahinduka harahiye ko urumva nk'ubu ngubu ubwe ngo dukundane wabyemera kuko njye ndagukunda cyane kunagusubiza nakubwiza ko nta kibazo urumva ko nyine naba ngize mbonye umuntu umfasha urugendo ndimo so ntago nabyanga kuko oya ni byiza cyane ko ndabikunze cyane kubera ko then navuga yuko naba mbonye unyokipa muri wa mwanya mba ndi stress n'iki tukaba turi kumwe turi mu masengesho dufashanya akazi ko mu rugo cyangwa se mu bindi bintu bindi niko navuga umva ndishimye pe umugisha wanjye ndawubonye mbese nigerayo ntegereje wow thank you cyaba gishimishije shaka gusa ndishimye cyane kandi Imana wiriyumva amashimwe yanjye yakira of course Imana idufashe nacyo kubaza bitizagira bimaza gake gake gusa ndishimye cyane kuko nkibibona debate yagiranye na Liza agenda karanyishe pe ndababara bwasemana kuki musore nkuriya mwiza twabuze abasore uriya mwiza koko kuki ubyemera ndavuga nzi ko ushobora byose hari igihe kimwe kizagera ugakora igitangaza ndavuga ko icyo gitangaza nikiba nzashima izina ryawe kandi umuntu nzamuha burya mu buzima ijambo urakoze rirema byinshi kandi kurivuga nshaka kuba ntazi kuvuga neza cyangwa kuvuga ngo amarangamutima yanjye asohoke hari impano narateguye ndavuga ati umunsi nabibonye ngewe impano nzayimuha nubwo wampamagaye ntunguye nkaza mvuga bya bindi bye ntabwo rero mbize ntabwo nayizanye hano ariko iyo mpano irahari kandi nizera ko njya gutanga n'ishimwe mu rusengero tuzajyana ndahari nditeguye urakoze cyane urakoze cyane hanyuma yige njyewe ndatunguwe kubona umukobwa nk'uyu rwose ukiri igikara kizira mu korogo aje akakubwira ati njyewe yige ndagukunda reka mvuge mu magambo aya ngaya agira gutya ngo akerura akakubwira ati njyewe nari nsanzwe ngukunda ariko nsaba Imana ko iki kintu wakivamo none warahindukiye ukivamo ndagukunda mbese muri make reka mvuge ngo akwatse urukundo wowe byakiriye gute cyane ko burya igitsina gore turi abantu bari timide batinya adashobora kubwira umuhungu ukamukunda ariko rero yarabikubwiye ndabikunze cyane kuba burya kubona igitsina kobwa kifata ku giti kiba akabwira umuhungu ukamukunda ni bake cyane navuga ko icyo navuga kuri we ndabikunze cyane nanjye ndabyishimiye kandi ndizera ko azamba hafi igihe cyose ni ukuri kandi aho uzajya mu rusengero uzampamagare nzaguherekeza ni ukuri ndahari hanyuma yige hari ikintu wenda simbizi amaso yawe ukareba hari ikintu kizabonye kuri uyu mukobwa ni nk'ikihe kintu cyiza wamubonyeho wavuze ati iki kintu kiratuma wenda amubwira ati nta kibazo kuko byari no gushoboka ko amubwira ati not ariko numvishije mu magambo yawe wavuze ati yes icyo navuga kuri we burya njye si ntabwo nkunda umuntu navuga ngo umukobwa uko ameze kose aba ari sawa biterwa n'umutima wiwe ariko ikintu namubonyeho umukobwa utitukuza ntabwo nkunda umukobwa witukuza umukobwa w'inzima mbona yarashatse kwihinda isura yindi navuga itari muriho ashaka kugira ngo kwa kundi avuga ngo abatipe benshi ngo bakunda abakobwa b'inzobe ariko ntabwo bazi gucagura umukobwa w'igikara utisize amavuta arayahinduza uruhu njye nkunda umukobwa uri black utisize kandi
afite na po nziza cyane nabibonye afite po shokora. Wow. Hanyuma rero igikara cyawe kiguhaye amapeti wowe ubyakiriye gute? umunsi ndarana inkweto yo munsi rago haraza gusa cyane usago bankira noneho nkize gutaha ahubwo. Hanyuma wenda ngo basista bakubwiye agati umuntu bita yigatire kareka uriya mutipe ni yakemera ko mwicarana uyu munsi noneho kuba wicaranye no mu bita yige cyane kwenda bambwira agati mba mbona ari umuntu wirata wowe ubyakiriye gute wumvaga kuko muri bwicarane cyangwa wumvaga nuzahita kubwira ati utalomba sukari kakano jimbwira ke akiyagurikira akagenda cyakoze mu byuko ngiye naje ntago byo nigize mbitekerezo njya kuza kuko ntaza ati buriya ibya bindi nyine bisanzwe tu urashaka kumbica kamfe kugeraho ndebe ako mageze byantongoye cyane no ko twicaranye gutya I'm still dreaming. Ntabwo ndabifata ibintu bibiri bandaza kubitekerezaho nyuma naza gucumura imbere akamera ariko wanzayige koko umukunda biri seriye pe nkuko nabivuza abaze ikintu rero ariko nkakivuge ndabizi ko nabantu benshi kudukurikira ariko najya kuvuga ikintu ko cyaba excess cyamurenze nyine byandenze ikintu natoye nkavuga biri kandi nditari rwose kuba hafi nize ko amahirwe amaye nazapfusha ubusa ntabwo uzapfusha ubusa. Hanyuma ari ikintu mukundaho physical appearance nicyo kintu wenda ukurikije wenda wajya kumbwira ati ige ntabwo rwose imba mbona atari umuhungu urambeshya ariko iyi sa wenda kubw'amahirwe muricaranye arabikwibwiriye amahirwe ngize no kusanze none uyu munsi yararahindutse yambaye nk'abahungu koko ndashaka kumbwira ikintu wamubonye kikagutungura wenda utatekerezaga. Iyo ntatekerezaga ni gake ushobora gusanga umuhungu useka neza nk'uyu nguyu araza guseka araga numva hari imiti bafite batera amashinyatu cyangwa bagakora edit ugasanga umuntu ageze mu kanwa w'umukara cyane ni gake cyane ariko nayibonye mbona niri birantungura cyane kandi biranshimisha. Hanyuma yige rwose uyu mukobwa akunda inseko yawe ubyakiriye gute ko umukobwa burya umuntu ntago nireba neza ariko se katurebe kameramani dufashe ukora akazi rwose muri comment bazatubwira ko uyu mukobwa ibyo yavuze ari guseka ni ibintu bisanzwe kuko ni ibintu nanjye nkunda cyane nkunda kuntu nseka. Nawe urabyiziho cyane abantu benshi bajya bambwira ati nseka neza nkavuga ati buriya umuntu ntago yireba abandi baramureba. Rimwe niho nagiye muri mira ndeba ndaseka nyine banza afata telefone ndashyiramo akantu gakunda kunsetsa ndaseka nseka ndi kwireba ndarenje ndavuga ati ko burya bya bintu abantu bavuga ari ukuri wowe wireba muri telefone kandi kwireba muri mira ngaho siko nawe ubwawe neza wigize nawe nigize katuni ubwawe ndi kwireba ndavuga ati ari nawe wamusekeje cyane. So ni byiza kuba umuntu yakurebye akavuga ati ufite ikintu cyiza kikuriho. Njye ndabyishimira kuko hari abenshi babivuze nkuko we yaravuze ngo hari bamwe bagenda bakitera amatatuwaje kugira ngo bazane mu kanwa h'umukara cyangwa bagatera amashinya bakayigira black ejo wamubona ukabona ni rouge ukabona ni ibintu nyine biri aho ngaho. Arine ko yasitse cyane we numva byamushimishije kubona ntabwo se ari umwimerere abonye kuko ni ibintu ntabwo navuga ko atari ibintu ni ibintu umuntu aba yarivukaniye ntabwo ari bya bintu umuntu ajya kwihiga ku ruhande. Aline ndabona wasetse cyane cyane koko ariko nawe afite mu kanwa h'umukara. birarutana nubwo nshaka kuba amafite ariko hararenze ibyiza birarutana. Urasimbizi no kuvuga ngo muri comment muraza kutubwira. Okay nawe se katurebe wasanga ndabona kugira kugira katuni tubone. Hanyuma Aline hari undi mwihariko byibuze umwe wamubonye nicyo kintu kindi cyagushimishije kuri igi umuhungu rwose wihebeye? Cyo cyanshimishije cyane nuko urabona ni umustar amaze kwandika izina ritari ritoya ariko nuko aca bugufi abantu bose akabisanzuraho nyine afite ubumuntu muri we ntabwo ari nk'aba bastar ubyati ndakwemera unyemera n'ikisi
ndabyibuka ko yagomba muvuga izina tutazabirebera arantu twagiye nyine muri show noneho umwana nyine yari mu giturage by'abanzi bagenda batembera noneho umwana agenda abwira umuhanzi ngo nukwinda kwemera mbara twifotorane atabwira ati muhurire umwana imbere arambaza iki baba bafite ibintu bazanye bagiye kudutera kibaza umwana asigaye arira numva nyine birambabaje ariko nashimishwe nuko nasenze yiga ari umuntu uri cool uri hambo cyane Ige umukobwa yagutatse cyane rwose ni gake cyane umukobwa atera imitoma umuhungu gutya wowe wabyakiriye gute tugana no kubisozo ikiganiro ndenze sinzi ko navuga deni ariko nawe nyine arubakitse afite kwateye abenshi rero nibumve yuko nimba umustar umuntu wese agomba kwicisha bugufi yageze muri rubanda kuko bariya rubanda nibo navuga ngo nibo baduha navuga iki sinavuga ngo nibo baduha plot kugira ngo yafashe umwanya we akajya kuri telefone we ku mayinite aba yaguze akajyaho akareba nuze ikiganiro wakoze akakireba cyose kikarenda kirangira urumva bari ko aba yagukonze iyo rero muhuye mu nzira no kumve yuko ba bantu bose ari bamwe oya abantu baratandukanye bafite imitima itandukanye bumve yuko kuba umusitari ntabwo ari umusitari ngo wishyire hejuru burya umusitari mwiza nuca bugufi agasangira n'umuturage niko navuga wo hasi so ndumva yuko ntabwo ndi kwishyira hejuru kuko ntabwo nigeze mbitozwa kuva nkiri umwana ntabwo nigeze ntozwa ko kwishyira hejuru igihe cyose nishyiraga hasi nkumva yuko ngomba kubana n'umuntu wese uko aba aje kose kandi ntazabone na wa muntu ufite ubumuga ngo naza kumusaba kubera ko afite ikintu ubumuga mu mubiri wiwe yumve ko atamwegera nawe ni abantu nk'abandi so nizera yuko navuga yuko sinavuga byinshi kuko buri muntu n'ubuzi ko umutima umeze n'ukuntu yitwara muri sosiyete y'abantu nimba umuntu akubwiye yuko agukunda ugomba kumwegera ukamubwira ati ni byiza ahubwo ndanabyishimiye ahubwo se nubwa mbere numvishe umuntu ambwira akankunda kandi nangeze no kuri commentaire nkumva yuko hari abantu benshi banshyigikiye aho ndavuga ati usariyote kumva burya ndacyafite urukundo ku gihe cyose nabone yuko nimba narakoraga iriya cya kiganiro nakoze akabona narishyize hejuru ariko ntabwo narishyize hejuru nuko ibintu twarimo turavuga ni debate twari turimo ni nk'uko ndavuga umuyisilamu ari guhangana n'umurokore bari kuri debate kuri scene niko nanjye navuga hanyuma gira ikintu ubwira yige tugana no ku musozo w'iki kiganiro uyu mwanya n'uwawe mabisha rwose ndabona ibyishimo byakurenza akira microphone kanicare neza ndabona kureba neza yige cyo nakubwira nishimye guhura nawe kandi nishimye ko umugisha nari ntegereje ariwo wawujuje kandi nizera ko no mu zindi ntambwe izagenda zikurikiraho Imana izagenda ibiha umugisha kandi inzira watangiye kuri ni nziza pe uyikomeze ntuza kuri isi buryo utangiye umurimo w'Imana uhura n'ibigusha byinshi ariko ndazi neza kuri umugabo ufata icyemezo umugabo uhagara ku ijambo rye ntabwo uzasubira inyuma cyane rwose ni ukuri pe Imana ikufashe kugenda imbere kurwanira aho udashoboye kandi aho ubona unaniwe ujye umenya ko ariho ugiye gutsindira cyane ndabizi n'ibintu niteguye kuvuga ko avuye mu bintu bimwe na bimwe agatera indi ntambwe abafashe ingamba ndende cyane niko nakubwira kandi iyo ngamba ndizera yuko mu bantu bazamba hafi nizera kuzaza ku mwanya wa mbere cyangwa ku wa kabiri sinzi neza ariko ngiye kuri njye mba numva baza ku mwanya wa mbere byanshimisha kugira ngo mbe hafi nk'umuntu uvuga ati igihe ugamba arimo mbere reka intambwe ateye kuri we reka nyimufasha bavuga ngo babiri banesheje umwe cyane rwose ibyo twishyize hamwe rwose ndabitse ko tuzanesha hanyuma yige gira ikintu ubwira uwo mukobwa icyo namubwira ni byiza cyane kandi nkunda umuntu umbwiza ukore iyo umbwije ukuri nanjye nkubwiza ukore kandi deni urugamba wafashe rwo kugira ngo ugende ujye wicara kuri social media uyikurikirane unkurikirane buri uko nkoze ikiganiro gikurikirane buri munsi urumva n'umwanya munini uba wataye
hari byinshi ushobora kuba urimo urakora ariko ugafata umwanya wo kwicara ugafata telefone yawe kujya muri social media ukakurikira ikiganiro cyose nakoze. Ntugende kwa kundi uvuga ngo ba bantu bakunda kuvuga ati ngo reka ndebe kino ejo nzagikomerezaho. Hari abantu bameze gutyo, ariko wowe wafashe umwanya wo kukireba cyose, wemera uta umwanya w'amayinite yawe wagomba kuba uyakoresheje ibindi cyangwa business yindi. So ndabigushimira nabyo, kandi ndagushima yuko kuba wana muri surprise kandeba, ndabishimye cyane kandi ndabyishimiye cyane cyane cyane. Nukuri mwakoze cyane, ndeka mvuge ngo couple of the year. Ndeka mbabwire ngo bavuge byinshi kandi please, kandi ndabasabye mbabarire commentaire yabo eba ari commentaire nziza, atari commentaire mbi. I know ko rwose Gasaro TV urabizi ko baguprefera, reka mvuge gutyo. Kandi reka mbabwire ngo nimwe batumirwa, turi ku itariki ya mbere z'ukwa 12, nimwe batumirwa mfunguriye ukwezi rwose. Nzi neza ko na comment zizaba ari nziza. Reka mvuge ngo mwihamashye umuntu wowe wafunguye iki kiganiro, rwose uri w'ingenzi kuri twe, wakoze cyane, kandi comment yawe kuri no kapo uyisige. Nzi neza ko mu minsi iri imbere tuzaganira byinshi bindi bigiye bitandukanye cyane rwose, cyane ko burya ari uwatse urukundo yaruhawe, ari n'uwatse urukundo yarutanze, nimba ntibeshye. cyane rwose. Nukuri mwakoze cyane. Reka mpere kuri Aline wakoze cyane pe, kandi ufashe mugenzi wawe kugenda agana juru cyane. Wakoze cyane, Imana ikomeze ibane namwe kandi bamugisha. Ige nawe wakoze cyane, dore utahanye icyuki cyane. Nahanye icyuma cya mbere, erega irandemeye. Nibyo renge yavuze kera ko wambwiye kera kuzandemera, none ndemeye umwana mwiza cyane. Urabona koko Ige ubwije ukuri. Ubu niki Agasaro tutagukoreye? Nta kimwe rwose pe, hari icyo nshinja. Nta kimwe mushinja rwose. Wakoze cyane cyane kandi murakoze cyane, kandi turahari, tuzakomeza tubitabe kandi bumve yuko tutazabatenguha. Tubyicayemo neza, tugiye kugenda tubyicaremo twitonze, ntabwo ari mu byo guhubukira. Urugamba tugiye gufata ubu ngubu ni urugamba ko ni rurerure, ntabwo ari rugufi, kandi amasengesho yanyu ndayakeneye, n'inama zanyu ndazikeneye. Abatera commentaire amagambo mabi sinyakeneye, batera commentaire nziza, atari ibintu isenya, kandi bumve yuko guhinduka ari ibintu muragendamo gake gake, ntabwo bitabyinjiramo ako kanya. So kandi murakoze kudutumira, turahari kandi turabiteguye nk'abana banyu. Gasaro TV.